tuje imbere yawe. Abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zose tubahaye ikaze. Abari diaspora mwese aho muri mwese mbahaye ikaze. Abari mu Bubiligi, abari muri Amerika, abari Uganda, Burundi, Congo, mwese East Africa mwese tubahaye ikaze. Harerimana Wellars. Ubundi dushima Imana ko Imana yaturinze nawe ikakurinda udukurikiye. Imana nishimwe, Imana nihabwe cyubahiro. Ngo haye ikaze muri uyu mwanya wo gusenga, wo gusengera ibyifuzo. Ngo haye ikaze ufite Imana aho uri mu gihugu hose ni karibu. Uze dufatanye guhimbaza Imana, dufatanye gutaramira Imana, kandi azi ko urabikora mu mugisha. Turashimira abantu badusengera, turashimira abantu bakora share, turashimira abantu bakora subscribe, turashimira abantu babona link yacu bagasharinga n'abandi. Imana y'umugisha. Turashimira abacu ahari, Imana y'umugisha. Shuti mwese mudukurikiye bahaye ikaze muri kano kanya. Ndashaka kuvuga kumenya Yesu. Kumenya Yesu ni igiciro, kumenya Yesu ni igikundiro, kandi kumenya Yesu ni ubwihisho bukomeye cyane. Reka dutanye dusenga Imana. Mana, turagushimye kuri Imana yacu bwite, tugushimye kuri Imana yo kwizerwa, tugushimye kuri Imana yo kwiringirwa, tugushimye ko nta yindi Mana ihwanye nawe, tugushimye ko uri umunyembaraga, tugushimye ko uri umutware utwara abatware, tugushimye kuri ibyiringiro byacu. Nushimwe nuhabwe icyubahiro. Nyemera Kristo umuntu wese ugiye kudukurikira muri uyu mwanya ahabwe umugisha nawe, imbaraga z'Imana zimubeho. Reka umuntu wese udukurikiye umuhambureho ibimuhambiriye, umukureho imigozi yose y'abadayimoni. Umuntu wese udukurikiye ufite ibikomere urwaye akire, ufite ibibazo mwami uhindura amateka, maze igihe ababaye ari ku musozi umukure ku musozi w'igisuzuguriro, amateka yahinduye muri byose. Urakoze kuri Imana yo kwizerwa, bana natwe dufashe, utwiteho kuva dutangiye kugeza dushoje mu izina rya Yesu, amen. Imana nishimwe, Imana nihabwe cyubahiro. Nubundi kubanga buryo batuye kumwe na Bob, murabizi neza ko abikora neza. Kukumenya Yesu ni igiciro, kukumenya Yesu ni igiciro, kukumenya Yesu ni igiciro, igiciro kukumenya. Hallelujah. Kukumenya Yesu ni igiciro, kukumenya Yesu ni igiciro, kukumenya Yesu ni igiciro, igiciro kukumenya Yesu we. Kukumenya Yesu ni igiciro, kukumenya Yesu ni igiciro, kukumenya Yesu ni iby'agaciro, ni iby'agaciro, oh kukumenya. Kukumenya harimo ubuzima muri Yesu, kukumenya harimo ubwihisho, kukumenya Yesu ni iby'agaciro, iby'igiciro kukumenya.
Yesu ni iby'igiciro kukumenya Yesu ni iby'igiciro kukumenya Yesu ni iby'igiciro iby'igiciro kukumenya iby'igiciro kukumenya iby'igiciro kukumenya iby'igiciro kukumenya kukumenya birahenze nami kukumenya birahenze nami bihenze kurusha ibindi byose bihenze kurusha ibindi byose kukumenya birahenze nami igiciro mana we kukumenya iby'igiciro kukumenya kukumenya birahenze nami kukumenya birahenze nami iby'igiciro kukumenya Mana ishimwe Mana ihabwe icyubahiro kumenya Yesu byonyine ni ubuzima kumenya Yesu ukamenya Imana ukava mu byaha ugakizwa ugahinduka ni ubuzima kumenya Yesu wamenyana n'abantu bose wamenyana n'abakomeye wamenyana wahura n'abakire afite amafaranga wagira abantu batandukanye ariko kumenya Yesu bihenze kurusha ibintu byose ndakwifuriza kumenya Yesu Imana ishimwe kumenya Yesu ni ubuzima niyo mpamvu uri kuririmba ndakwifuriza aho nkurikiye kumenya Yesu kumenya Kristo ukamumenya ukamugira inshuti ukamugira umujyanama ukamugira uwa mbere mu buzima bwawe ndakwifuriza gufata Yesu ukamumenya ukamugira inshuti ukamugira uwa mbere mu buzima bwawe ukamugira umujyanama n'iby'igiciro kurusha ibindi byose kumenya Yesu kumenya uyu mugabo Yesu abasira baravuga ngo ni mwene Mariya kumenya uyu mugabo mwene Mariya kumenya Yesu umva ni iby'igiciro kumenya Yesu uyu mugabo Yesu abantu bamuririyeho abantu barambaye abantu bawe kumenya Yesu nta muntu utanga hiti nkawe ishwe nta numwe kumenya Yesu umumenyi utagaragara agahita kugaragaza ukagaragara umumenyi utazwi ugahita umenyekana kumenya uyu mugabo umumenya nashinge na rugero ugahita ugira shinge na rugero umumenyi utazi kuvuga ugahita umenya kuvuga umva uzasoma ibintu uzasanga bajya mumenya ugataka gusuka mu mwene Dawidi ntabara mwene Dawidi mabarira ako kandi ukabaratabara kumenya Yesu ni iby'igiciro dufite abantu bamenye Yesu bari nzahari bahita bazahuka kumenya Yesu birahenze ndakwifuriza kumenya Yesu uramumenya akaguha umunezero ukamumenya akaguha ubwiza utagira ubwiza uzigira ubwiza neza uramumenya utasinzira kugasinzira njana kugukundisha umugabo umenya akakurutira abantu bose bo mwisi
niyo kinyicaje hano ndashaka kubwira umuntu ndashaka kurangira umuntu wamenye ndashaka kurangira umuntu washaka ubushuti ndakwifuriza cyo kiganiro ngo gikurikirane n'umuntu wese utamugate kurikira cyo kiganiro ndashaka kurangira umuntu washaka ubushuti akakugira icyamamare ni Yesu uyu mugabo uramumenya papa umva njya nkurangire urashaka gushakisha hiti ushayisha kumenyekana ndashaka kurangira umuntu umenya amahanga agahita kumenya umumenye gusa amahanga arakumenya kumumenya byonyine gusa kandi kumenya nta kintu bisaba kumumenya byonyine imiryango yaragutaye itanakwibuka ihita ikwibuka Yesu araryoshye kumenya Yesu kandi kumenya nta kintu gusaba umugabo gushakira izina akarisiga akarikomeza akanaririnda uyu mugabo kumenya byonyine yumumenya akuzamurira mu busabusa kumumenya byonyine akuzamura mu busabusa ubusa umuntu wamenye Yesu yagutungura ushaka n'umuntu yambaye inkweto zidasa yambara kumenya Yesu nyuma y'icyumweru kimwe yamenye Kristo ugasanga yambaye costume y'Igihumbi kumenya Yesu ushaka n'umuntu yari ntabwo yikorera agatabo byaramucanze yamenya Kristo amumenye gusa yego ko mananje agahita avuga ngo mvuye muri Amerika uyu mugabo atanga hiti uyu mugabo ngo mbona abantu ngo bakina amafilimi nkabona abantu bakinnyi umupira nabo barahitinga ariko reka babwire umugabo nabonye maze iminsi ngora ubushakashatsi n'abantu mwe nibamo nawe ugenda ukora ubushakashatsi narebye abantu bakina filimi narebye abakinnyi b'imipira narebye abantu batandukanye narebye ba star nakoze ubushakashatsi nsanga umuntu amenya ubuvumbuzi navumbuye umuntu umenya ugahitinga kandi hiti watanga nticuye iyindi ishobora kuba ku isoko ariko nticuya uyu mugabo nshuti yanjye atanga hiti umva ni ushaka guhitinga ushaka kuba uhenze ushaka gukenerwa ushaka kuba mwiza ushaka kugira agaciro ushaka gukenerwa mu gihugu ushaka gukenerwa hanze bya papa aguha kwica umubu byonyine kwica umubu kujya gupfuba mu gafini uhitwitinga uyu mugabo nakoze ubushaka inshuti zanjye mu nkuru cyane kuri gusengerwa ndashaka kurangira umugabo wamenye ndashaka kurangira umugabo wamenye kandi kumenya ni ibintu byoroshye cyane biroroshye cyane nta kiguzi asaba aho kuramumenya akakurundira amafaranga uramumenya gusa uyu mugabo yitwaye guseka yaba kumumenya ya nshuti yanjye ushaka kunkurikira umusore ushaka kunkurikira umukobwa ushaka kunkurikira umupapa ushaka kunkurikira umumama ushaka kunkurikira umuntu utandukanye uri umusirikare uri umupolisi uri umuntu utandukanye mu rwego rutandukanye umugabo ukwiye guhiga ukamumenya niba muri kumuririmba akaguha hiti ni Yesu Kristo. Haleluya. Uyu mugabo icyo utekereza ku bantu waruzi bamumenye ubareba uyu munsi kuntu bameze umuntu amumenyeje ubundi ari inzahare yatuze byaraza mumenye ariko uyu munsi ari hiti ku buryo umuntu wese aramukenera kumenya Yesu byonyine bituma abantu birabo ngo imigenzereze y'umuntu inezeze Uwiteka ituma n'abanzi buzura nawe kumenya uyu mugabo Yesu byonyine n'abanzi bawe muruzura bagushakaho ubushuti Yesu agushakira ubushuti no mubanzi uyu mugabo uramumenya wari ufite abanzi bakavuga ati umuntu ntabwo turamwanga ni hahandi reka tumukunde bakagukunda nzi neza umugabo nz'abantu nz'abasore nz'abakobwa inshuti za kumumenya byonyine uyu mugabo Kristo umenya uyu mwene Mariya yego uyu mwene Mariya wavutse batarambagize ngo bakwe wavutse batatanze inkwano oya ntabwo ari mugenzi wacu ni umuntu kumumenya kumumenya
asa nari kwicara namumenye reka dishoboka da nishajwe nande na papa se na mama se na mukuru uyu mugabo uramumenya akakugisha no kuvuga ja wiki n'abantu barinzahare ari bamayibo bararangiye bankura umogi bakubita za mucuma bararangiye bamumenye uyu munsi urebye ahantu bageze kumumenye byonyine icyambere ntarobanura ku butoni banze umbi ibintu umva ntarobanura ku butoni we ntasha kubwira ngo uvuka kwande uruwo kwande uri mwende ibyo nta bibazo yumumenye ntabwo ngo kugira ngo ngukunde nguvuka kwande nguri mwende nguri mwene runaka ngo wavuye mu ruhengerisha wavuye igitarama wabaravuye Nyaruguru ibyo nta bibazo niba kubaza ngo ufite amashuri angahe ntasha kubaza ngo iswe yarinde urabizi ikino gihe ahantu hose iyo uhuye n'umuntu akubaza yagukunza kubaza ngo iswe yarinde uvuka hesha ni Nyaruguru ni hesha ni Rusizi sha ni he haraho ushaka kubaza ngo ni muri bya bisambo uyu mugabo yakumenye naho waba uvuka kugasi n'ahantu hamabuye hahantu hatera akakumenya ihuvuka ahashira kwera hakera elefa uyu uvuka n'ahantu hadafatika ahagira hafatika ndashaka kurangira umugabo ushobora kumenya abantu bose akagushaka uyu mugabo icyo ni cyambe ntarobanura ku butoni hagarobanura ku butoni icyakabiri mutari muzi ntareba amadini icyo kirakomeye kijengereje abantu ntabwo ari amadini reka ishwi reka yaravuze amahanga yose ukora ibyo gukiranuka aramwemera reka ibi byawe ngo ntiwava muri adeperi ngo ntiwakinjira mu musigiti ngo ntiwajya muri kiliziya ngo ntiwajya ku isabato reka ibi ntabireba ishwi ntabireba uyu mugabo ushaka kumenya umusilamu ugahitinga ushaka kumenya umuyohovu ugahitinga ushaka kumenya umwadeperi ugahitinga icyo namaze kubona y'umumenyi ukamumenya neza hari ibintu bya mbere abanza gukora bya mbere abanza gushaka uburyo abantu bakumenya ashobora kubishakisha ace mu mibabaro abanza kukwigishirizamo ushaka guteza ubukene ugakena abantu bati arasebye abantu bose akuzanira abanyamakuru apana abangaba bari imbere ya kamera akuzanira abanyamakuru bagusobanura iyi nubona uri kugeragezwa ugabuka waramumenye Yesu ujye umenya ngo ari gushaka kuzakubakira izina hari igihe akuzanira abantu bakakwita inzahare bakakwita indushi bakakwita icyo bakakwita amayibobo bakakwita amazina bakakuvaho usome Bibiliya usome inkuru za Dawidi usome inkuru za Yosefu usome inkuru zayo usome bakakuvaho bikagira ahantu yabarangije akakubakira izina ikamubwira ejo nabwiye ngo hari ijambo ngo zakubaka nawe uzabakiza Isirayeli impamvu abantu bose bayimenye bakayimena abantu bose tukayimenya twese yigerageza ariko agiye kuyubaka arayubaka ku buryo nta gihugu cyayigereza uyu mugabo kumumenya uyu mugabo kumumenya nshuti yanjye urashaka kumenya Yesu kuzana ikiganiro cyitwa kumenya Yesu n'ibigiciro nshuti kumenya Yesu uyu mugabo Kristo kumumenya urushe uraruhuka umuntu wese wamenye Kristo akamumenya akamwakira nk'ubukiza akamumenya akava mu byaha agahinduka amuraganwa w'ijuru icyambere Kristo akuraga ijuru icyakabiri aguha ubuzima bwose tubonera muri Kristo Yesu n'ahandi hantu abonera ubuzima ni muri Kristo Yesu kumumenya ahita kubakira ubuzima mu makuba no mu byago Yesu abahari mu makuba no mu byago
Yesu abahari, Yesu abahari, ntahinduka, aragukunda, ntahinduka, akwitayeho, ntahinduka, aragukunda, ntahinduka, akwitayeho, ntahinduka, aragukunda, ntahinduka, akwitayeho. Niwe nshuti nziza, Yesu, niwe mujyanama, Yesu, niwe mwami uruta hose, Yesu, ntahinduka, aragukunda, ntahinduka, akwitayeho, ntahinduka, aragukunda, ntahinduka, akwitayeho. Uyu mugabo Yesu kumumenya ntabwo ajya ahinduka. Kumenya Yesu, iki kiganiro cyitwa kumenya Yesu. Yesu niwe wenyine nkwifurije ushobora kumenya, wamara kukumenya, umaze kumenya, ukamumenya, wamara kumumenya neza. Yesu niwe wenyine umenya, wamara kumumenya akakuvura ibikomere. Kumenya Yesu tibigira uko bingana. Nguyu mugabo ushobora kumenya utaruzwi ukamenyekana. Uyu Kristo utumenya ni umwami w'abami, turamumenya. Wamara kumumenya akaguha umutima utandukanye n'iyabandi, umutima musha. Yumaze kumumenya akurema mu mutima musha, akura mu mutima w'amabuye, agakura mu mutima w'insangano, akaguha umutima musha. Jambo ryo uzabarema mu mutima. Kristo iyo tumumenye aturema mu mutima musha. Iyo tumumenye adukiza ibikomere. Iyo tumumenye adukuraho imibabaro. Iyo tumenye Kristo aduha icyubahiro. Uyu mugabo ni umugabo umenya, wamara kumenya bajya bakurebera mu mbehe ngo bakwice, bakakurebera mu mbehe, umurozi akakurebera mu mbehe nakubona. Niba uyu mugabo Kristo namumenya, wamara kumumenya, mana we wamara kumumenya, umurozi akayafata imbehe akayireberamo, agafata isahani akayireberamo gutera icyuma. Yajya gutera icyuma akabona umusaraba, akajya abona umusaraba. Uyu mugore twamumenye aduhisha iminsi mibi tutagiye kure, ayiduhishiramo. Aduhishira umugabo uguhisha mu minsi mibi uyituyemo. Urashaka guhitinga, reka fa mu bintu bidafite umumaro. Nje kukurangira umugabo wamenya utahishwe. Urashaka kuba udasanzwe, urashaka gutungurana, urashaka kwemerwa mu isi, umugabo umenya ukemerwa mu isi no mu ijuru ukemerwa. Umugabo umenya akaguha ibitekerezo byagutse. Umugabo umenya akakurinda gusaza. Uzi kuntu yavuze jana ngo imvi zizarinda ziburuyenzi ntiguheze. Umugabo umenya akagina aguheka, akajya gusimbiza. Bamanura bashaka kukwica agasimbiza. Tro elfa bavuga ngo ugiye guseba agasimbiza. Umugabo umenya uri imfubyi gakura. Umugabo umenya waratawe akagutoragura. Ninde muntu wagukura mu nzira ze?
ninde na mwene wanyu ntiyakuvana mu nzira ariko uyu mugabo aragutoragura akakuvana mu nzira. Mbibutse ko ikintu gikomeye cyane yakoze gikomeye cyane abantu batazi ni inshuti ya bose. Haleluya. Ibyo mwari mubizi? Nubu utamuzi hari ibyagukorera utari wamumenya. None uyigize amenye ukamumenya biba karusho. Ni inshuti ya bose biri mu ijambo ry'Imana. Nubu utamuzi ni inshuti yawe kuko arakuzigama. Yaragupfiriye ku musaraba. Yarakubambiwe. Birabo cyane twari ubwoko. Twabaye ubwoko kubera uyu mugabo Kristo. Ntitwari tuzwi. Ntitwari abo kugirirwa imbabazi. Haleluya. Ariko tumenye Kristo Yesu aje tubabaraganwa b'ijuru tugirirwa imbabazi. Uyu mugabo uziko n'umuntu udakizwa murandata. Umusinzi aca mu modoka akagenda dandamarana mu modoka nizimukubite akagenda dandamarana kamurandata akamugezi. Uyu mugabo nikisambo kijya kwiba kikaho Yesu ufashe nibafate. Uyu mugabo komo none uteye intambuka mumenya ukava mu bya uhinduka inshuti. Haleluya. Iyo uteye intambwe ukamumenya ukava mu bya uhinduka inshuti ya Yesu. Kumumenya uhinduka inshuti ye. Iyi ndirimbo iravuga ngo kumumenya ni iby'agaciro. Kumenya Yesu, kumenya Kristo ni ubuzima. Rije kukurangira icyo wakora. Niba ubona wenda gutoragura amasazi tura ahantu wahungukira wahungira ni muri Yesu. Ejo bundi kwa gatatu turi materaniro umwana w'umukobwa yaramaze gatatu arara mu muhanda. Arara mu muhanda buza ahantu arara. Aza mu matara kumenya Yesu. Ngo baramwirukanye ahantu yakoraga. Aza mu nzu y'Imana. Namaze umunzika ngati maze gatatu nabuza hano ndara. Yomenya Yesu Kristo ubona naho kurara. Aza mu materaniro yiteraza haleluya. Arasenga. Abyinira Imana. Arihangana. Turimo turasenga mu bantu magana mu bantu buzi urusengero. Uyu mugabo narurano kutoni abamuvuzeho. Umugabo kuvugaho wabuze umuntu wago ijambo ry'ihumure. Wabuze umuntu akubwira ngo umura ndagukunda. Uyu mugabo ziko akubwira aragukunda abantu bose bakuvuyeho. Yo Yesu ndakwemeye. Mu bantu buzi urusengero kuwa gatatu abaramutoraguye abamuvuzeho. Yesu agwahiti. Ako kongere kukuvuga ati nzakugirira neza. Icyama ngo Uwiteka avugane nawe aguhakana kubera ngo nza. Ako kanya umwana yarayabonye akazi. Yarayabonye akazi. Yarwaniwe n'abantu bagize muri 5 kandi yaramaze igerabuza akazi arahanze. Kuko ya papa umugabo umenya ako kanya ubuzima bugahinduka. Nshuti yanjye ndakwifuriza kuva mu byaha. Tura ahantu hari hiti. Ndajya murangira ahantu hari hiti. Mwese ngiye kuvuga urabona naragagaye. Ndashaka kurangira ahantu hari amahoro abantu batazi. Ndashaka kurangira ahantu hari ubuzima abantu batazi. Ndumva shaka kuguhishura ahantu wakinjirira ibintu bigahinduka. Nukumenya Yesu. Uyu mugabo uyu mugabo uziko satani wabura umukene wamumenya sasa ukafite vewiti. Ibi abantu bakandika bakavuga ati byuvuze muntu w'Imana nukuri. Satani wabura umukene sasa ukafite vewiti. Yaravuze ngo sinibiyuze n'ibyanjye. Uyu mugabo sasa baba bagiye guteza cyamunara. Saa 9 n'igice cyamunara kabayikuyeho. Baki kabikubwira ngo hanyuma wakemera tukaguhandi. Uyu ufasha tumuhereze icyubahiro na afande wa namba 1. Uyu ujya kwa muganga bakavuga ngo iyo urwaye ntabwo uzayikira genda utegereze gupfa. Agakore
nta n'ubwaza reka da akoresha umuntu barakubwiye ngo genda utegereze gupfa akoresha umuntu akakubwira ngo iyo urwaye urayikize nta kinini nta trastamoro nta mubirizi nta ikabiragiye uyu nzi abantu babivuga uyu mugabo kumumenya ujya mu mahanga ukabura urubyaro ugakubita imyaka warabuze urubyaro 15 ngakubita imyaka 20 dufite abantu batanga ubuhamya barahari ndavuga ibintu nasubiramo ndimo ndakubwira umugabo wamenya akagutura imitwaro wikoreye wamara kumumenya warivuze byaranze wamara kumumenya byonyine umumenya mami Yesu kumumenya gusa wamara kumumenya ntabwo umubona reka da mubonye wabo agahita akoresha umukozi ngo nguhaye urubyaro atanakurabye kuri telefone kuri telefone byumve neza kuri telefone umaze imyaka 10 na warabuze urubyaro agahita wita umwana wanjye mwatura ijambo rizima Imana iguhaye urubyaro pwe nta kinini warivuje ngo uyu mugabo umenye akakubakira izina muri rubanda batabishaka nguyu uzishunga ibyo bintu byanze ku buzima bwa bikene nguyu uzakurikira nguyu umugabo uzakurikira amateka agahinduka uyu mugabo uramukurikira urwaye amavunja amavunja agahinduka amana kagenda kanyereruka yo mu muzungu uyu mugabo uramukurikira haleluya uyu mugabo ndashaka kubwira umugabo kurikira uyu mugabo kumumenya n'umurinzi mu bintu uzatinya umuntu wamenye umugabo Kristo uzamutinye mu uzasuzugura ntuzamusuzugure yagutungura umuntu wamenye Kristo n'umuherwe n'umuntu wigererayo tako sikama robre kumenya Kristo uburi umuherwe mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mu mubiri uwo muntu uzamwubahe nubona umuntu wamenye Kristo uzamugira inshuti nshuti yanjye kumenya Kristo ngo urumogi ukajya muri swingi ngo ugenda ngufite rasoro reka da niba utanga swingi niba utanga papa waguha amavuta ukagendera mu kirere cyo hejuru ukajya ubona ibyo abantu batabona uyu mugabo uramumenya lope elfa uramumenya abazimu bakahunga umugabo utambuka unzi umugabo yamumenye ngo n'igicucu cye cyatambuka ku muntu igicucu ariko Yesu igicucu gitambutse ku muntu umuntu agakira uyu mwene Mariya uyu mugabo Yesu uyu mugabo mbabwira mbere data mungurikiye kuri gusenganwa inshuti yo muri cyufite agahinda n'umugabo umenya imbeba z'inyatsi zigahunga ese mbabwiza ukuri umurozi ukuro uzacunga uzi binakoresha akoresha imbeba agakoresha msamarizo ze agakoresha mpenda sukari agakoresha utujangwe turira agakoresha imbwa zirira uyu mugabo y'umumenye utwo tuntu twose araduka ndagira ngo mbwira abantu bakurikiye gusengerwa kuyu mugabo kumumenya ari iby'agaciro umahanga yose abakubaha hatavuyemo n'umwe urabemera mu mahanga yose abakubaha hatavuyemo n'umwe urabemera bapfa kuba bakubaha urabemera bapfa kuba bakubaha urabemera uri Mana
Umunyamasezerano uri Imana itanga ubuzima mu mahanga yose abakubaha hatavuyemo n'umwe urabemera umva hatavuyemo n'umwe Jendi wacu mu cyaro hari umuntu wambwiye ngo ntacyo nzapfa nimariye ambwira gutya namwe ntacyo nzapfa wimariye Yesu ntacyo nzapfa wimariye aravuga birashoboka ko naho umuntu avuga ngo ntacyo nzapfa wimariye ngeze ni Kigali hari umuntu wambwiye ngo ntacyo nzapfa nimariye haranama ngo ntabwo nzaba umugabo mwiza ariko ufite umugore ufite n'abana beza uyu mugabo Yesu abantu barakuba ngo ntacyo uzapfa wimariye akakubwira ngo uzakimarira uyu mugabo Yesu baguha iminsi yo guseba akaguha iminsi y'amashimwe uyu mugabo wa Kristo babana shuti mumuriki nijya murangira umugabo ukurikira akakuvura ibikomere utasinzira ngo asinzire uyu mugabo abantu bagusibira amayira bagasiba amayira bagasiba akasoko bakagasiba mu gitondo agasibura kandi agira inzira hari umuntu wavuze ngo agira inzira ngo zirenze imyenge ya supanete imyenge ya supanete ngo supanete igira inzira ngingira imyenge myinshi urabona Kristo ngo agira inzira ziruta imyenge ya supanete naho nubibara urasanga agira inzira ziruta Imana no munsi y'urukweto rwawe yahaca akagutabara hari umuntu wacenye arakena simuvuga izina arakena pe arakubitika acuza gatoro biranga arageza biranga arakena kuri akunda umugabo Imana ikora igitangaza baca amashashi mu mujyi wa Kigali baca amashashi barayaci simuvuga bamaze kuyaca abantu bari batari bamenye ibintu bazakoresha aryamye ararota iyi mifuka iva nk'amasima niyo yahereyeho muntu iyi mifuka iva nk'amasima ibikarito ararota abona ari kugenda yifungisha akayifungisha espaguru arabirota abantu ugeze yayishishura arabirota arangije yamaze igihe abantu batazi impamvu akajya kuri santi ahantu bari kubaka akagenda agafata ya mifuka bavanye mu masima akayikorera ashyiraho n'abana bakagenda bayitunda arangije akora uruganda iwe mu rugo shuti yanjye bwa envelope yarayitinze yarakize ku buryo ntabwo uyu munsi mwavugana ntacyo wamuvugisha afite abakozi uyu mugabo Yesu agushakira ibiryo ntabyo kurya ufite yabigushakira namunyumvire ntiyarazi ko amashashi bazayaca barayaciye abavumbuye envelope mwese muzihahiramo envelope uyu munsi inganda zihenze inganda zikaze nizikora envelope ariko wabitangije mbere n'umukire uyu mugabo yo wamwisunze agushakira uko uzabaho aguha ubwenge ntiyemera ko ukomeza kwicara iyo wamenye Kristo akuvana abana bademoni bakwicaje akagutereka mu bagabo Kristo ntiyemera yuko ukomeza kwicara wayura iyo wamumenye agushakira ubuzima akagushakira ukubaho Imana ishimwe uyu mugabo nzundi mwana w'umuhungu muri icyo gihe hari abantu benshi bakamera hari n'abantu beditinga meshe ariko nzu umwana w'umuhungu kumenya Kristo Imana yamuhaye hiti abantu bose birirwa bamuhamagara umuntu wese amuhamagara iyo Yesu yakwemeye akakwemera abantu baragukena n'urirwa bahamagara yakwemeye ukora ikintu cyose kikaba cyiza abandi bagikora kikaba kibi so demoni Imana yubakira izina iravuga ngo nagenda akora amandazi
n'abandi barayakora nshuti yanjye abantu baratonda abamotari bagatonda abantu bagatonda ku buryo ugira ngo abantu baba ngo agiye kuzimu nta kuzimu yagiye Yesu yaguhaye umugisha urakira ndagira ngo uve mu bidafite umumaro ukunde Yesu azagushakira inzira ubeho nanjye ukubwira kumenya byonyine byatumye ngira akazi ndakora akazi ngira akazi muri Rwanda teri mbivaho njya muri misiyo mva muri iki gihugu njya muri misiyo reka mubwize ukuri uyu mugabo uramumenya utari ufite hit ugahiti nta muntu wari kuma akazi ngo nyine muri misiyo ariko uyu mugabo uyo tumumenye aduha n'ubwenge adushakira inshuti adushakira inzira byigeze bimbaho ukumva bwiza n'ukuri Imana imakazi muri iki gihugu birangira njya no muri misiyo uyu mugabo ni umugabo umenya akagutereka mu bagabo wari rubebe uyu ni umugabo umenya wari umujura akakuvana mu bujura akakugira umushumba uyu ni umugabo umenya wari igisambanyi wari bagurya abana warakagangaye akakuvana muri ibyo akakugira umuhanuzi uyu ni umugabo umenya wari inzahare wirirwa nk'urumogi byaragucanze warataye umutwe wamara umumenye byonyine kumenya byonyine ugahita witwa umushumba ako kanya kumumenya bikubakira izina ugatungura abantu Imana ishimwe kumumenya kumumenya umugabo Zonde muntu amumenye mwese muzi imifuniko ya fanta ni inzoga murayizi uyu munsi ikintu cyitwa umufuniko uzaje mutubara urebe ni imari henze ni imari utapfa kubona imifuniko ya fanta ni ya byeri izo mifuniko ugenda ukora ubushakashatsi ahantu hose irarundarunga amumenye byonyine aryamye arimo aryamye myereko abona imifuniko abona mareke Imana amuhishira imifuniko areba uburyo Imana imere kubyo azagikuramo amatapi ubu imifuniko irahenze Shuti yanjye imifuniko irakaze ayikoramwe amatapi akayikoramwe amaherena abantu bazajya kubivumbura yarakuye mwari uyu mugabo ni umugabo umenya mu buzima busanzwe akaguhigira ukubaho kuko azi ko ufite akanwa azi ko ufite inda azi ko ukeneye kurya azi ko ukeneye ko abana biga azi ko ukeneye kugira agaciro azi ko ukeneye gufasha umuryango wawe azi ko ugomba no kugira icyo Kristo n'ubumenyi azakuvana mu bidafite umumaro akubakira izina imifuniko yabaye imifuniko haleluya kumumenya byonyine mwana yarayitinze afite made in Rwanda ariko uyu mugabo kumenya yakubakira izina mu gitondo abantu bagatangara numva hari abantu muka Imana ambwiye ngo Imana igiye kubaha imbaraga zo kumenya Kristo niba utaruzi ibanga riri mu kumenya Kristo muri kino gihe ndashaka guhishura ibanga riri mu kumenya Kristo zone mwana yamumenye twese ndavuga ibintu abantu mwese muzi abantu muzi Zundi mwana amumenye umukobwa aramumenya simvuga hana akorera ariko yaramumenye mwese leta mutamumenya amumenye ajya mwiyerekwa Imana imuhishurira mwiyerekwa izi nkweto z'abamama bambara simwe zigura make cyane abona ari kuza zifata akazifungaho utwenda dusanzwe aragena karugaro rukweto akagenda rufunikisha nk'umwenda usanzwe ikitwa made in Rwanda wayicomeka mushiti yanjye yayiranguye 5 akayigurisha 20 ubuzima Yesu yakubakira ubuzima wari inzahare ukagira agaciro Yesu yaguha agaciro ubuse mubwira iki mubwira abamumenye bacuruze mituzi ibishimbo uyu munsi bageze kure abayituzi ibishimbo sura bimenye uri muri Amerika baracuze mituzi ibishimbo akakwereka ati genda uteke ibishimbo ukagira agaciro kumumenya ufite ubwoba ndimo ndahanura ubuzima bwawe ufite ubwoba kunuzabaho ufite ubwoba ugeze ahantu uvango byaragucanze ibintu byarahenze numenya Kristo uko bizamuka niko genda kuzamuka mu mavuta no mu bitekerezo no mu bwenge uko ugenda umenya Kristo niko ugenda uzamuka uko ibintu bihenda niko nawe ugenda uhenda uko ugenda umanuka utamumenya niko ugenda upfuhagaze ariko haleluya uko ugenda umumenya
soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 30 ku murongo wa 14 hari ijambo ngo nzakugarurira amagara yawe. Bisome niko avuga. Cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 30 ku murongo wa 17 uhasome haranditse ngo nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza n'inguma zawe. Niko Uwiteka avuga. Ngo bari bakwise igicibwa bakaba ngo ari ya Siyoni hatagira uhitaho. Usome Zaburi 110 usome muri Yesaya icyo cy'umuhanuzi Yesaya 61 ku murongo wa 11 uhasome icyo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 61 ku murongo wa 11 muze kwasoma. Haranditse ngo nk'uko ubutaka bumera umumero kuko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo niko Umwami Imana izameza gukiranuka nishimwe imbere y'amahanga yose. Nta wundi muntu kwisi ujya umeza ubumero, nta wundi muntu kwisi ushaka gukiriza atarinze. Imana ifite ubushobozi bwo kukumereza n'ahatari ubushobozi hakaza ubushobozi. Imana ifite ubushobozi, Imana ifite ubutware. Uyu mugabo Kristo afite kukumereza, uyu mugabo afite kukugarura amagara. Ntabwo bari barapfuye abanabise n'abayuda ntabwo bari barapfuye, ariko bari barapfuye bahagaze. Hari igihe umuntu nta mu buzima ariko yarapfuye ahagaze inshuti ya Kristo ukamumenya. Kristo akubakira izina. Nzakugarurira amagara kandi nzagukiza n'inguma. Iyo watagangaye, iyo ufite ibigeragezo upfuhagaze. Iyo umaze gupfagaze ugira ibikomere, ariko kumenya Kristo akugarurira amagara akagukiza n'inguma. Arakugarura amagara, akagarura amagara y'ubuzima, akagarura amagara y'umunezero, akagarura amagara y'iterambere. Gupfa nabwiye umuntu apfa hari ipfa 3 abantu bakwiye kumenya. Urupfu rwa mbere n'uvu umuntu apfa akamushingura, urwo turakurira iyo igihe n'ukwezi. Urupfu rwa kabiri n'urupfu umuntu apfa ahagaze. Twese tuzi abantu bagura muntu yapfuye ahagaze. Uyu ubona umuntu wabaye inzahare watagangaye baravuga ngo ura muntu yewane yapfuye ahagaze. Uru rupfu rurababaza, Imana izarukurinde. Urupfu rwa gatatu n'urupfu umuntu apfa abademoni akakwica, umuntu akakubona uri bose ariko warapfuye. Akica mu mitekerereze, akakwica mu iterambere, akakwica mu mikorere, akakwica mu bucuruzi, akakwica mu rushako, ukaba uri dogiteri, ukaba uri umuntu ukomeye, wakwica imyaka 45 uri umusore utarashaka, ufite abavandimwe bawe, ufite umuryango, ukagira imyaka 50 uri umukobwa utarashaka, ntacyo ubuze, ufite imodoka kugendamo, ufite byose. Ubwo n'urupfu umuroza kwica ugapfa uhagaze. Urunguru washaka kwica nani umuntu yakura ko uri boss ariko warapfugize ute uhagaze. Imana irukurinde. Impfune 3, ubwa mbere nuko umva agashingura, urwa kabiri nuko umuntu apfa banaza kwibara ngo umuntu yapfuye ahagaze, urwa gatatu n'urupfu umuntu apfa ntibanye ko yapfuye. Shitani ikakwica mu iterambere, ikakwica mu mugisha, ikakwica mu myubakire. Wajya upanga ubukwe bugapfa, warangura bigahomba, wakiga bikanga, warambagiza bikanga, wajya Dubai bikanga, ibintu byose bikanga. Urupfu ni Imana irukura. Iyo wamenye Kristo agukiza urupfu, n'ugupfu umuntu agize ate ahagaze. Biravuga nzakugarurira amagara. Umuntu wapfuye ntibagarura amagara aba yarabuze, ariko bari barapfuye bagize ate bahagaze. Abantu benshi muri kino gihe hari abantu bapfuye bahagaze, ariko wamenye Kristo akukiza urupfu, yambara kurugukiza akagushakira ubuzima, akazaguha n'ubugingo. Iyo wamenye Kristo agukiza urupfu, akagarura amagara yawe, yamara kuyagarura akagushakira ubuzima, yamara kugushakira ubuzima akazaguha n'ubugingo. Bibiliya yavuze ngo nk'uko ubutaka muri Yesaya 61:11 nk'uko ubutaka bumera umumero, nk'uko umurima umeramo imbuto ziwuhinzwemo, niko Umwami Imana izameza
icyambere gukiranuka. Please, ikintu cyambere ukeneye mu buzima bwawe ni ukumenya Kristo. Kumenya Kristo ni ugukiranuka, si ukumenya kwizina. Abantu bose bamuzi kwizina, ariko kumenya Kristo ni ugukiranuka, ni ukumenya kwiyambura ibyaha, ukava mu byaha, wamara kuva mu byaha ugakora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyo umaze gukora imirimo muri Kristo Yesu agushakira hiti, Yesu arakubaka. Yabwiye Abisirayeli ngo nzakubaka, wa mwari wa Isirayeli we nzakubaka, nawe uzaba wubakitse, uzongera kubyinira mu mbyino z'abanezerewe. Yesu arakubaka, ibikomere bikarangira. Umva, Yesu ahindura amateka, ubumera akabumeza, akameza ishimwe abantu batabishaka. Iyo wamenye Kristo abantu batabishaka, akumereza ishimwe batabishaka. Kandi wamenye Kristo agushakira inshuti, zimwe zikuvaho izindi zika